Bakunzi ba Mukanzu TV muhawe ikaze. Iyi ni Mukanzu TV. Ibyabaye kuri uyu mugabo ni agahomamunwa. Gusa baravuga ngo inzira z'Imana ziruta inyange ya supanete. Iyumvira ibyamubayeho n'ukuntu yaje kwisanga mu buzima butandukanye n'ubwo yari arimo. Imana igira uko ikora koko. Bana natwe ni karibu. Bakunzi ba Mukanzu TV bahaye ikaze aho muherereye hirya no hino. Bana natwe kuri Mukanzu TV ukande subscribe, like, share ndetse na comment. Uyu munsi twaguteguriye inkuru igira iti inama isumba izindi, ubuntu bw'Imana butangaje, aho ibibazo byagusarikiye n'ibisubizo bibonekera. Ni inkuru twifashishije twifashishije ubuhamya mugenzi wacu yaduhaye. Umukunzi wacu yadusangije ubuhamya bwiwe, twumva birimo ibyiza byinshi cyane dushobora kubasangiza nk'umuryango wa Mukanzu TV. Mukanzu TV rero inkuru tujya kuyitegura twifashishije ubuhamya bw'uyu mukunzi wacu. Yagize ati nari umucuruzi ndetse yewe nkunda gusenga, mfite amangazini asanzwe, butike irimo imyunyu, amavuta, inyanya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko ushobora kujya kuri butike mwegeranye ukareba ibyo acuruza mufate nk'ubumuntu. Ariko iyo business yari mutunze dore ko ari nayo yamwishyuraga minerivare z'abana ikishyura inzu yabagamo. Byaje kurangira gute rero? Ubwo yakoraga iyo business yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ya mangazini iwe afatwa n'inkongi y'umuriro. Iyo nkongi y'umuriro yaje kumusiga mu bukene bukabije cyane, dore ko yakundaga gusenga byaramurenze. Yibaza ibimubayeho, abona isi mwibibikiyeho, abona ntawe gutakambira afite. Gusa inkuru yaje kuba kimomo, irasakara ahantu hose yuko yagize ibibazo, inzu ye yahiye yakoreragamo ubucuruzi. Dusubiye inyuma gatoya, iyo nzu yacururizagamo yarayikodeshaga, ntabwo yari yiwe. Ikindi kandi naho yabaga yarakodeshaga. Ibibazo byamubanye urusobe bubana byinshi, ariko nk'umugabo kwiyakira biranga, yibaza byinshi, yibaza Imana ibyimukoreye, yibaza uburyo yasengaga, yibaza uburyo ki aho hantu hahiye hafashwe n'inkongi y'umuriro, amafaranga ye yose yari afite, ibicuruzwa yari afite, iyo business nyirizina ariyo ibari mutima wiwe, ariyo yakuraga amafaranga amwishyurira ishuri ry'abana, ariko yakuraga amahaho yo buri munsi, dore ko aho yabaga yarakodeshaga, nta nzu yari afite umuryango ubamo. Byaramurenze, yibaza ibyo ari byo, arabaza Imana ati ibi ni ibiki? Yumva biramureze, ajya muri situation umuntu yafata ko ari nka depression. Cyari ikibazo gikomeye cyane kandi kimurenze. Gusa ibibazo byinshi cyane bigira iherezo ryabyo. Nubwo we yumvaga yihebye akumva biramurenze, ariko Imana yo ubwayo yari ifite inzira igomba kubicishamo. Imana ni Imana, Imana ntikora nk'abantu. Nyuma y'uko ibyo bibazo byose bimubayeho, inkuru yaje kuba kimomo, isakara ahantu hose yuko yageze ibyago. Dore ko yakundaga gusenga, yari umunyamasengesho. Yewe bisakara no mu mbuga nkoranyambaga. Abantu bamenye ibibazo byabaye kuri uwo mugabo, maze icyaje kuba ni kimwe. Baje kwegeranya inkunga abakunzi be basenganaga, ndetse yewe inshuti z'umuryango ndetse n'ababibona ku mbuga nkoranyambaga bakegeranya fundraising, bityo ngo nibura bamuremere yongera asubirane ubuzima nk'ubwo yari ariho. Byaje kurangira n'ubundi begeranyije inkunga ihwanye n'amafaranga arenze aho yari afite. Kubera Imana ikora inzira zayo, icisha mu nzira zayo zitandukanye, hari uwagize uti inzira z'Imana ziruta inyange ya supanete. Nibyo koko, niwumva neza uko byagenze urasobanura kumva iby'Imana ikora, aho Imana icisha kugira ngo Imana ibashe kukugeza aho utatekereza. Byaje kurangira abo bose begeranyije amafaranga amukorera ya business yakoraga, ndetse yewe binarushaho. Abantu bamwegeranyije amafaranga atuma akomeza ya business yari mutunze n'umuryango we. Bamwe baje kwitanga ndetse biza kurangira abonye naho kubaka, agura ikibanza, amafaranga avuye muri yafashanye bamuhaye, ndetse yewe aranubaka mu mafaranga avuye muri yafashanye. Bivuze iki rero? Yagize business yiwe irakomeza, ndetse yewe aza no kubona aho kuba n'umuryango wiwe, ava mu bukode. Ahangaha ushobora kumbwira uti cyangwa ukamfasha kuvuga ngo amena, niba wumvishe iyi nkuru igufashije cyangwa wumva uburyo Imana yakoze kugira ngo uyu muntu ubuzima bwe buhinduke, wayiruta amena. Byandike muri comment, duhurire muri comment tuganire. Uyu mukunzi wacu rero yakomeje agira ati yatekereje uburyo yitotombeye Imana, gusa nawe ntabwo yari we, byari bimurenze. Ariko yarakomeje arasenga, arakomeza yiringira ko Imana ishobora byose. Ubu ni umuvuga butumwa, batanga ubuhamya ahantu hose, avuga ibyo Imana yamukoreye. Rero mu buzima busanzwe inama isumba izindi. Menya ko mu buzima busanzwe ibintu byose biba kubera impamvu. Imana irahari kandi izahoraho. Ntukumve ko ibibazo bikurenze, wumve ko ibibazo bidafitiye ibisubizo. Imana ibifite inzira nyinshi icishirizamo abantu bayo kugira ngo
bamwe muri babandi bagize ibibazo bitandukanye maze bagire uko ubuzima bwabo bukomeza. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment niba wakunze iyi nkuru umuvandimwe wacu yadusangije. Niba wakunze ubu buhamya cyangwa se nawe ufite indi nkuru wadusangiza, byandike muri comment maze ubundi bwo tuguhe karibu. Iyi ni Mukanzu TV, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Iyi nkuru utayikunze wakanda share kugira ngo n'abandi bagenzi bawe barigiye bayikunda, dore ko ibintu byose kandi abantu bose badashima kimwe. Ibyacu nakagaruka, Hasta la vista. Ciao ciao. Iyi ni inama isumba izindi kuri Mukanzu TV.